Il y a beaucoup de nature. This is nature. Ubwo mu Kinyarwanda haranditse ngo iyi ni nature. La nature ni icyo bita imiterere ya original ariko originality. Yo bimeze gute bantu b'Imana? Ni summer time, murabona ko ahantu mpagaze hari akazuba kabisa, impanga yayaze urukara rwabaye nk'urwabishima. Ariko uko biri kose murabona ko ahantu ariko hararemetse da, hararemetse. Umuntu yahaganirira n'umukunzi bakagira ibyo baganira, bakafatira umwanzuro wo kujya kumenya impamvu igikeri cyanze kumera umurizo, niba bataba batubeshya. Ubundi ibintu by'iyi minsi muba mubona bimeze bite mwebwe? Mubona abantu babayeho bate? Abantu bariho ntabwo bariho, ni uko babona bagenda cyangwa ni sase kwa bita mu gifaransa ngo qu'est-ce qu'il y a? Ubundi ngo biba bimeze bite? Abantu muri iyi minsi wangu abantu bararakaye. Uzi ko muganya nahuye n'umusaza afite agahinda kenshi rwose, ababaye kumwira ati koko ati isi ya none iragoye pe, ati ubu ngubu izuba rimereye nabi, ati kera naragendaga nkinywera akagage kakamara inyota nkumva ngize uko mererwa, n'ubu ngubu ndanywa amazi nkarwara mu nda, akagwa ntikakiboneka. Ziboneka ni zimwe za muriture yayindi, ugatangira kugenda ubangamanga ukagendesha amaguru mu kirere, amaboko hasi n'umutwe, nta muntu ukigondera ibyeri. Ibintu ni ibibazo. Ubu ngubu umuntu aranywa amazi akamutera indwara. Muri iyi ndwara yatewe n'amazi bayivurisha iki? Baca umugani ngo ni hatari kweli. Hagati aho hari akantu gato yifuzaga ko naganiraho n'abantu cyangwa twaganiraho. Muri rusange aba ari ibintu bisanzwe, ariko n'ubundi abantu baba basanzwe baziranyeho, ariko ni kwa kundi uba wumva hari ukuntu nawe ubyumva cyangwa wabibaza abantu. Mu minsi yashize itari myinshi cyane, nigeze numva inkuru y'abantu babiri bakundanye, barakundana, bari bamaranye n'igihe kinini kabisa, igihe kinini pe. Burya abantu baba babasha kubana umwaka umwe, 2, 3, 5 igashira n'indi, ntabwo bataba baragize. Muzi n'ibibazo abantu b'iyi minsi bafite, nta n'umutimanama bakigira, yewe na kamere ntazo da, ni ukubabona bagenda gusa. Ubwo barabanye, barakundanye, bari bakiri n'abana, bariga, baranamenuza yewe. Ubwo umusore yari afite akazi akora ameze neza. Igihe byaciyemo agafata umukunzi we nyine nk'ibisanzwe, akamusohokana amumenyera buri kimwe cyose. Nyine murabizi namwe uko ubuzima bumera, ndetse n'urukundo nyine muri make n'imibanire, kuko burya kenshi ntago
iyo hari ikintu ufite uragerageza ukagisangira n'abandi, noneho by'umwihariko umuntu mukundana. Umunsi umwe umusore yari hari muri wikendi, yazindutse ku ikanisa rwose kuramya, gusenga, ari kujya kubwira Imana ati buriya Mana rero urabona gahunda zanjye ko zimeze, n'umukunzi wanjye wampaye, ndagusaba imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo uzadufashe gahunda turi gupanga yo kubana uzagende neza, uzatube hafi Nyagasani Mana yacu. Ubwo nyamukobwa nawe ngo yari yasohokanye n'inshuti z'ubwo hari ku mugoroba, hasohotse nyine bya bindi byateye, agenda atanabwiye uwo musheri we, barasohoka umugoroba n'iki byose baranywa, barasunda, barasinda. Ubwo kandi ngarutse inyuma gato, ubwo ibintu by'ubukwe byari birimbanyije rwose, biri kubura igihe kitari kinini cyane nk'ukwezi kumwe, urumva ko ibintu byinshi biba byaramaze gupangwa. Bagenda bajya gusinda rwose, umusore yabaza umukobwa ati uri hehe, ati nasuye kwa mama wacu, nagiye kureba ababyara banjye. Umusore ntiyari kubigira impamvu, yaragiye yikomereza ibyo yari arimo, yumvaga ko nta ribi. Ubwo burira amaze kwira, yahamagara umukobwa ntiyitaba, telefone igera iza kuvaho, iviriyeho mu gitondo. Ubwo yaje kwakira telefone y'umwe mu nshuti z'uwo musheri wiwe, amubwira muri twa tujwi twabo nyine, twa tundi twuzuye uburyarya, ati yaro, bamuvuga mu mazina, tumeze ute, meze neza, ati ntujya uvuga ko sheri wawe ari umwana mwiza, ataguca n'inyuma rwose, ko ari umumarayika. Ati yego. Ati umusore aramubaza ati se kubera iki? Ati ndashaka kukubwira ko sheri wawe ari indaya. Ati ni indaya butwi rwose, yayindi yicuruza igenda ikararana n'abagabo n'ibiki byose itanazi, ibintu byinshi nyine muba mubyumva ko biba byabaye amagambo. Umusore agwa mu kantu, ati se gute? Ati gutya na gutya, ubu tuvugana yararaye runaka, yararanye n'abagabo byinshi nyine aramubwira. Ati ibintu uvuga ubihagaze? Ati mbihagazeho rwose, ati 100%. Umusore amwaka location, haragiye. Ubwo hagati aho umukobwa nawe ubwo baherutse bari kumwe n'abandi, bari kumwe bagira gute, ibyo bamuhaye ntiyabimenye. Ubwo yaje gusinda nyine, urumva niba ari akantu bari bamuvangiyemo, ata ubwenge, baramujyana baramurarana. Ubwo namwe murabyumva, mu gitondo nibwo yaje gukanguka rero, yitereye hejuru, abona ari ahantu, abona ari kumwe n'umuntu, biramucana. Byamubaza ati se yewe muntu, amakuru yahuriye inde, bite ko ndi hano, nahageze gute, byagenze bite? Undi muntu akamuseka cyane ati ntabwo uzi impamvu uri hano. Umukobwa akagerageza kumusobanuza, nyine amubaza uko bimeze, umugabo nyine akamushitinga atari kubundi urambaza ikibazo. Ikibazo ni uko uri aha cyangwa ikibazo ni uko wahageze, bimeze bite? Ikibazo ni umuntu muri kumwe? Umukobwa biramucanga nyine, hagerageza umugabo yanga kugira icyo amubwira,
akiri aho ngaho hari umuntu ahamagara umuntu umwe mu bantu bakoraga aho ngaho, niba atari nawe yari yatumye uwo mukobwa nyine afatanyije n'iyo nshuti ye, aramubwira ati kabisa tukwiye icupa kabisa, ati akana wampaye ka orojinari kari karyoshye rwose, nagahekenye mu magufa no mu musokoro hose ndahekenya, ubu ngubu umeze neza, buri rugingo rwanjye rwose ruri gukora neza. Ubwo niko umukobwa byamucanze, ariko uramubaza ni ibiki, kuki ni hano, byagenze biturinde? Wa mugabo aramubwira ati ntacyo mbaza, ati genda ujye kubaza, tujya kubaza abo kuri reception cyangwa wambara utahe, ntacyo tuvuga, akazi kawe karangiye kandi byanagenze neza, ikibazo kiri hehe? Nuko nyamukobwa nibwo yagendaga agiye gushakisha nyine abantu baho ngaho bari baraye atarazi n'ibyo ari byo, ari kujya kubabaza. Nyuma agisohoka rwose ataragera no kuri reception ngo ajye kubaza, nibwo yaje guhita akubitana na wa musheri wiwe. Urumva ko ya nshuti yari iri kubateranya nayo yari yarapanze imigambi yose, yari yamuhaye location nyine kugira ngo imukozemo. Urumva hari igihe umuntu aba yarakunze umuntu ariko nyine ntibimukundire ko amugeraho cyangwa ko ari we ahitamo, nuko baba barahahuriye, agikingura rwose abacakiranye n'uwo musheri wiwe. Urumva n'uburakari bwinshi nyine, ariko umusore yabaye intwari nyine, ntago yigeze agira amahane cyangwa imizinya ngo akore ikosa, abacakiranye n'umukobwa. Ati koko bya bindi bambwiye ni ukuri, urindaye uraho ukora iki? Umukobwa ati ntago mbizi ukuntu byagendekeye, sinzi n'ukuntu nageze aha rwose, ati ubu nanjye byancanze, undi kuza nza kubaza hano ibintu byambayeho byancanze, iyi telefone yawe ati nayo ubwo naherutse turi kumwe n'abandi rwose turi gusangira, ati ibindi byakurikiyeho ntabyo namenye, ubu nkangutse none aha ngaha nisanga ibintu byadogereye ibintu byose. Numva umusore ntiyari kubyumva, yari afite ibyo bamubwiye, anasanze nyine ibyo bamubwiye koko ariko bimeze, kuko yari amufashe, yari afatanywe igihanga. Aramubwira ati gutya na gutya, ubwo ngubwo ku bw'amahirwe nibwo hahise haza umwe mu bantu bakora aho ngaho, niba ari nawe mba najya simbizi, nyine bamwe baba bari aho kuri reception bakira abantu. Arababwira ati nyaboneka rwose mfasha, ntabara ndapfuye, ejo byangendekeye bite? Niba wari uri aha, niba ari wowe watwakiriye, gute nageze ahaha, gute na gute nisanze ndi kumwe n'umuntu ntazi, none ubu ngubu umusheri wanjye akaba nahansanze, ati dufite ubukwe vuba aha, nyaboneka mfasha ubukwe bwanjye budapfa. Undi reka ntacyo nakubwira, atayaga ari amabanga y'akazi ntabwo nayamenya. Umukobwa arapfukamye aratakamba asaba imbabazi, ati nyabone mfasha rwose, mfasha, Imana niyo yonyine izakumpembera, kuko ikibazo ndimo ubu ngubu ndarangiye rwose, ati sinzi uko ndi bubigenze. Uwo musore yari yumiwe nyine, yegamye nk'ari yacuritse umutwe, atari kumva ibintu nyine ibyo ari byo tu, nawe urabyumva ari wowe uko waba umerewe. Nuko akoma arahendahenda, umusore nyine nawe uwo muntu wakoraga aho ngaho amaze kumva uko ibintu bimeze, mu by'ukuri nawe ari wowe nyine ntiwabura kugira ikigongo, umugani w'Abarundi. Niko gutangira amubwira ukuntu byagenze, mwari muri aha ngaha muri kunywa, muri kugira gute. Ati igihe cyaje kugera, nsubiye inyuma gato, ati mugenzi wawe runaka yigeze ampamagara hano ambwira ati ndashaka icyumba aho ngaho. Urumva yari ari kugikodeshereza uwo mujama, niba ari umugabo, barakibukinga aho ngaho. Ariko nyuma ku mugoroba baje ari babiri, urumva ko uwo musista wundi hari ibyo bari bamaze kumushyiriramo nyine, ntiyaraza ari ibiki, baje ari babiri basangamo uwo mugabo. Arababaza ati se icyumba ari kimwe murakijyamo muri babiri? Ati ntacyo, tugiye kureba uko tubigenza tubyigeho. Urumva yari misiyo nyine, nibyo bari bapanze. Uwo musista
bamujyanamo, undi wundi araza afata utwe nyine aritahira arakomeza, urumva misiyo yari yayigenje neza, arataha asigara uwo nguwo. Ubwo nuko byaje kugenda rero, mu gitondo nibwo yakangutse asanga reka da, aramutondera byose uko byagenze, gutya na gutya na gutya. Undi namubwira ko uwamuhaye ayo makuru n'uwamuhaye location asanga ari wa wundi, niko kumuhamagara ngo yatese bite, gute wankora ibintu nk'ibi ngibi, uri inshuti yanjye, uri umuvandimwe, ari we muntu nizera ibintu byose. Undi mukobwa atari kuransetsa, turi inshuti yanjye, ufite fiance mwiza, ufite amafaranga, ufite ibiki, ngiye ndaho mbwira nta n'undeba neza, none uri aho ngaho ngo ushaka gukora ubukwe, ngewe byarancanze. Ukumva rero ari ibintu binshimishije ku buryo nakoreka ukagenda gutyo cyenyeye. Ati ye, banza wumva uko bimeze disi we, nanjye ndi umuntu, nanjye nkwiye kwishima. Murumvishaza, ariko murumva imibereho y'abantu b'iyi minsi ukuntu barakaye. Nkuko undi nawe ari kurungararira ati sinarinze ko wankora ibi n'iki byose. Ubwo umugabo ari kumva, nibwo umugabo aba ati ese ni ibi byari bitumye umpamagara umbwira ngo gutya na gutya na gutya na gutya? Ati ni ibyo nyine, naragukunze waze kundeba, ntushaka kugira gute, uri aho ngaho mumenyanye bwa nyuma yanjye, none ugiye kugira gutya na gutya. Umva bose bagwa mu kantu, ariko kubw'amahirwe bari bamenye ukuri kw'ibintu byose. Ubwo icyo umusore yamusabiye yambwiye ati nyaboneka urumva ko ibi bintu ibi byago biba byabaye ku muntu utigeze ategura, icyo nagusaba ntibize kwica umubano wanyu, gahunda zanyu zikomeze, muze kubiganiraho neza, mwiyunge, ubundi ntibibikire gahunda, kuko abantu ni babi. Ibi ngibi mubonye ni bike, ejo muzahura n'ibindi bikomeye kurusha ibi. Ariko nanone biba bikwiye kugira gute, kukwigisha ukamenya ngo umuntu ni iki, ninde muntu nkwiye kugira inshuti, nkwiye kubana nande, ndagendana nande, ninde ngomba kubwira. Ni amasomo bagomba gutuma abantu bamenya ni iki ishaka, ninde, ni iki, kubera iki, ryari. Abantu rero bararakaye. Nuko kubw'amahirwe nyine umukobwa yabajije sheri we ati se sheri urambabarira? Umusore nyine kuko urumva bari bafitanye gahunda nyinshi n'urukundo, ari n'ukuntu ubusanzwe wari uzi umuntu ku buryo ikintu akiguyemo ari rimwe ntuhite nyine ufatiraho. Nuko nyine umusore namuha imbabazi, barataha, basigara basiganuza nyine bibaza ati abantu b'iyi minsi, yego na kera byahozeho, nakuze nanjye numva bavuga ngo abantu ngo bajya ngo gukoroneza. Ubwo rero icyo nawe ugomba kwiga no kumenya umuntu ni iki. Umuntu ni umuntu kabisa, ntago yoroshye. Wowe uzi ko muri kumwe mugendana gahunda kuri gahunda, ariko ibyo bari kugupangira ni injurikamutwe kabisa. Akubonuriza neza amaguru ukayashyira mu kirere